karakiri mutoya agahita defuta akavuti abari umugabo ugasanga arenza saza. Ndabazi rwose hari uwonzi wabyanze afite umwana umwe, hari uwonzi wabyanze afite babiri, hari n'umugabo nzi wanzuye ko atazigera ashaka. Ariko si ibikomere bafite, ni ibikomere akenshi na kenshi abo bakunda kubiterwa n'ibintu bibiri. Hari igihe mugenzi we aba yaramubereye igikoko gikomeye ihwari muhanda buri gihe, akavuga ngo bose niko bameze, ntazongera ngashaka nkabona nkuriya nzarinda nipfira. Iyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri, hari igihe mugenzi we aba yari imfura koko, yaramubereye Imana, yaramubereye mugenzi we mwiza, akamubanira neza, yamara gupfa akavuga ngo nta wundi nzabona nkuriya, reka mbyihorere. Hari umugabo nzi wavuze ngo base ngo buri gihe ngarabona ngo umugore we ngo ari kumureba, ngo ya abwira abana be ngo mama wanjye atazabona nasinye undi mugore ku buriri bwe. Ikabwira abana ati papa washa ati we abana banjye ntawe nzashaka, mama wanjye atazababara abonye nasinye undi mugore ku buriri. Uvuga ngo mama w'abo bana yaramubaniye neza, amubereye imfura, akumva ko nubwo yapfuye ari kumureba. Ni ibikomere n'ubundi, ibyo ni ibikomere. Uwo muntu ndamuzi rwose, no mu isashye twaramukanije, yanze gushaka abwira abana ngo mama wanjye atazabona namuzana undi mugore ku buriri. Ni ibintu bibiri kuko mubwiye. Uriya rero muvandimwe, nuko bose turi kuvuga banatwihanganira, ntabwo twabaseseje nta kibi twavuze. Ariko buriya natwe nanjye nawe buriya hari ibyo tuvuga, urabyemera? Kuko ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda nyina. Uriya n'igihe umuntu avugwa ariko abantu bakabari kumwamamaza ngo no gutuma yandika izina pe kuvugwa. Natwe kuvuga ngo namugiriye inama, we ntabwo namubwira ngo acike kuri YouTube kuko ntagaragaraho cyane, we nta n'impamvu yanayivaho. Icyakora namuririmbira ka karimbo nakubwiye. Bakunzi ba Shalom TV 195 tubashuje tubifurije amahoro y'Imana. Mbibutse ko iyo ukoze Shalom TV bita ujya kwikamba TV, nivuga ngo iyo televiziyo yanjye ifite amazina abiri, harimo Shalom TV hakabamo n'Ikamba TV. Imana rero ibaho umugisha, nujya kwikamba TV ntago uzawayobye kandi uhagera ukacira kuri Shalom TV ngo byoroha. Imana iguha umugisha wowe unteza amatwi. Nongeye goroka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko kandi tuganire n'umutumirwa wacu. Dufite byinshi tugambiriye kubagezaho muri uyu munsi cyangwa se kuri saha, mwebwe abakunzi bacu. Twibutse ko iyi televiziyo yacu irebwa ku isi yose, ariko mu Rwanda amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo, mwese twifurira muri Imana ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turabakunda kandi namwe madukunda, ibyo turabizi. Ariko sawa twamuka n'impaka tukagera mu mpande enye z'isi, duhera muri Afurika kuko niho tubarizwa, tukamuka tukagera i Burayi, namwe tubashuhuje tukagera no muri Amerika ndetse no muri Aziya. Imana ibaho umugisha. Muri Aziya dufite inshuti nyinshi zidukurikira, i Burayi naho zirahari, ndetse no muri Afurika ndetse no muri Amerika. Imana ibaho umugisha. Reka nsuhuze Theo inshuti yanjye cyangwa se Kazungu uri muri Korea. Imana iguha umugisha. Ntabwo mperuka gusuhuza, ariko uyu munsi numvise mpatwa gusuhuza. Gira amahoro y'Imana, kandi muri urwo ruganda urimo urakuramo, Imana igiye kumeza guheramo uwo mugisha, kandi ukomeze gusenga, ntuzegere ucogora gusenga no kwimera Imana nk'uko wikundaga, ubikomeze. Imana iguha umugisha. Bapasi n'abahanga bo muri Amerika tubagushuhuje, ndetse na Emery Pastor Emery nawe tubagushuhuje ngo muri Amerika. Imana iguha umugisha, kandi Imana igukomereze mu buntu bwayo. Mu isero dufite inshuti, namwe tubifurije amahoro y'Imana. Mwebwe ngaho muri Israel, Pastor Gasana twifurije amahoro y'Imana kandi kugubwa neza, ndetse na Yasoni inshuti yanjye nkunda cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugwirize imbaraga. Wageze aho Yesu azamanukira, tuzaza tugusangayo ngo hari ofisi Yesu azaba afiteyo. Nuko ubwo nituhagera uzadutambagiza aho ngaho mu Israel, kandi ndabizi ko udusangiza amakuru yaho. Imana yagiye gukomeza guha umugisha. N'abandi bari muri Afurika mwese ndabashuje,
ba Josiane, inshuti zacu cyane ngaho za Kampala bose mwese, ntabwo navuga amazina mbarondore muri benshi. Imana rero ibaho umugisha, nanjye ndabakunda kandi ndamahoro. Mwanje avuze ngo ubwo nguwe neza ndatunganiwe. Reka tubwira duteze amatwi batubonye bwo bwa mbere kugira ngo mukore subscribe ndetse ko ari kugira ngo no kuya duteze ikiganiro mu gihe mutabibona no kurashira ku nshuti zanyu kugira ngo mudufashe kugeza ibiganiro dushira aha ngaha kugira ngo buri muntu wese agubwe neza. Imana ibamugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana rero mukunda cyane. Ubushize twababwiye ko yakoze accident agendera mu mbago. Uyu munsi twaza kureba kuntu tubigenza mu bibone byose, ariko kandi Imana yaramurokoye aracyahumeka kubera ko yari afite inshingano zo kuganiriza abantu ibigendanye n'ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byubaka ubugingo bwa benshi. Urahuriza abakozi b'Imana? Ndaho cyane ndakomeye. Uri amahoro? Ndamahoro menshi. Umwami Yesu akunda ndamahoro. Umwami Yesu akunda uri amahoro. Mwene yavuze ngo nguwe neza ndatunganiwe. Nawe uguwe neza uratunganiwe? Yewe nguwe neza ndatunganiwe. Kandi cyane. Abanyarwanda ba kera baravuze ngo kuramba ni ukuramuka. Kuramba ni ukuramuka. Burya iyo uriho, iyo uhumeka byose bigishoboka. Ariko urasa neza. Merci. Urakoze cyane. Hari nabo nabonye baririmbye ngo igishoro ni ubuzima. Ni ubuzima. Iyo uriho uko waba uriho kose byose bigishoboka. Cyakawe n'abantu babirwa ubamo wambara neza ukaberwa. Urakoze cyane. Ariko namwe niko mubibona abakunzi ba Shalom TV. Ariko bazabwiye umutayeri ukudodera tukazamamariza akaduha amafaranga. Arahari. Oya mwihorere azabanze n'amafaranga. Tuzamwamamariza nadaha amafaranga. Kwizera Valesi ziraziritse. Barabukunda. Ntabwo kuvugisha. Birashoboka ko badasoza ibiganiro. Oya, uhereye uyu munsi telefone zawe ndazishyira kuri screen. Ubwo ni uvuga ngo ntabwo wasoza ibiganiro. Kuko inimero uzivuga usoza, kandi muri hari igihe unazivuga abantu benshi. Oya, twabihindura tuzishyire kuri screen. nta n'uwa pole ko wakoze agisaka ngo ati pole rwose yanga ngiye cyumba ntekereza wambwira ati wenda mu byo wavuze akagucitse wavuga gutya wabigenza uko aya makuru wavuze ngiye cyo cyo mashaka hani no wenda oya uhereye uyu munsi wagura isosi isosi yo oya ndayimwe ko siyo y'ingenzi icyo nshaka n'umuntu ubwira mu yara n'ikigano twakoze burya iyo wavuze uwo wavuze kandi burya n'uwashaka ikintu cyiza mu byo wavuze cyangwa kibi ntabwo yakibura kuko wavuze kinandezezwa n'umubwira ati aya makuru wavuze wenda wavuze hwaya nayo akayamba utangayagura mu kindi kiganiro aha naha mazi utara ibyo bikorwa bya mbera byiza niyo nigishije mu rusengero ntabwo nezezwa n'abambwira ngo ngo felicitation ngo wakoze ngo twize rwose oya ntabwo ngenda biryohera cyangwa batubwiye oya aho umbwira ariko akantu wavuze wavuze iriya nkuru wayibeshe wibi wayibeshe uzayigenze gutya wakabije wamaze iminota myinshi ibyo byo bashaka giye kurutaho kugira ko byagenze neza byaryoshye rero ni byiza bakozi ba Shalom TV tumaze kuganira iminsi myinshi mujye muvugisha cyangwa mumbwire n'ikindi twashyira mu biganiro mukunda mushaka muna tudakora mujye muduha akazi mbese ibyo dukora rwose murakoze cyane wadukurikira reka tuvuge ngo mujye muhamagara abakozi b'Imana kubera ko baba bakeneye guhamagarwa kandi ni ngombwa nubwo wavuga uti watwafashijwe byonyine kubera ko umukozi w'Imana washuje natwe tubona uko mwamushuje muciye mu makomenti mujye mwandika mutuhe amakuru y'uko byagenze kugira ngo natwe turusheho kwishimira ibyo tuba tubaha cyangwa se nimba bitabanyura muzavuge tubihagarike nabyo birashoboka kandi nzi neza yuko mujya mudusuhuza mukandika muri komenti Imana ajyaho mugisha ariko umukozi w'Imana mujye musuhuza mumubaze cyangwa se mumugene inama
nabyo biremewe ko tuba turi ahangaha kugira ngo dukorere iyaduhamagaye. Imana rero ibaha umugisha mwebwe mutwumvishe kandi mugiye kubikora. Haleluya, haleluya. amen Nubwo bitoroshye kuvuga haleluya no gutera mina cyane muri iki gihe cyo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi 1994, ariko kandi reka nabo tubabwire ngo nimwihangane, nimba hari ubutumwa ufite wabaha nawe wabahumuriza kugira ngo bumve ko turi kumwe mu mwami. ni ngombwa ntabwo babura kandi bushingiye mu nsanganyamatsiko iriho twibuke twiyubaka. Kwiyubaka ni ngombwa, kwiyubaka mu buryo bwinshi. Kandi niyo rero hari akantu uri kubona kari gusirikira ngo ndaguhumurije wowe wakabaye bimeze gutya b'icyo gihe niho ese yani harimo ukwezi kwitwa Mata, jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa kane kwitwa Mata, ariko icyo gihe niko ari kukiri Mata, ahubwo kwabaye matage guhinduka amaraso. Ariko bavandimwe inshuti y'umuryango nyarwanda, Imana ishimwe ko warokotse, Imana ishimwe ko uhari, Imana ishimwe ko yagukomeje kandi iracyagukomeje. Nawe ufatanye nayo twibuke twiyubaka dukomere, nubwo byabaye bibi bikaba bibi akarenganya. Jenoside yakorewe abatutsi naho kandi Kigali Wari i Kigali? Ari muri Kigali Nibyo muri Kigali rwose mu cyane kumene Kanombe. Mbese ashimwe Uwiteka wagize abarokora kandi barokotse atari impuhwe z'ababahigaga, barokowe n'Imana mu nzira zabo nyinshi. Nk'uko twishimira Imana kugira ngo nimukomere, bari bafashe mukomeze mukomere, murushaho kwigendera no gukomera mu mutima, mu bikorwa, mu mbaraga. Twibuke twiyubaka kandi muhumure, Imana ibirimo. Bakunzi rero badukurikiye, turacyari mu kiganiro, turacyakomeje kuganira hamwe n'umukozi w'Imana Ziraziritse. Twavuze byinshi, twaganiriye byinshi, ariko kandi ndabizi neza ko wari inshuti cyangwa se wari umuntu wa hafi cyane wa pastor bitaga Inzahuke Theogene. Ndakeka byari byo muraziranye kuva hasi kugera hejuru, mwarasangiye, mwakoranye umurimo w'Imana, mwaragendanye. Twibutse abantu ko ari nyakwigendera ariko ubuvuga, ariko sinzi icyo ushaka kumbaza icyo aricyo ugendereye, ariko twarigendanye, twaricaranye kuva ari umusore afite ibiro nka 50 cyangwa bitagezeyo. Twari tuziranye, twicarana, tugendana. Yari inshuti yanjye kugeza ku munsi yaviriye mu mubiri, yari inshuti yanjye rwose. Icyo nicyo urakoze cyane kutubwira ukuri yuko wari inshuti ye cyane ndetse magara. Kandi hambere ahangaha umaze iminsi utuganije ko hari igihe twakoranye tuvuga kuri Pastor Mutesi n'ibyamuvugagaho, nawe ngo muraziranye cyane. Kugera umbaza ngo muraziranye, ibundi icyo bita kumenyana ni iki? Ubuke ko nanjye nawe tuziranye, utaza kugira ubundi buryo byumva tukumenyana n'umuntu. Pastor Mutesi uvuga ngo mbese Mutesi Dacien. Yes, uwo kanijo cyane kuri ima YouTube cyane nabo baracyahataje ukanyuza. Ubwo si cyo ngo tuziranye ni iki? Mutesi twarasenganye akiri umukobwa, atarashoka umugabo wa mbere. Twarasenganye na mama we ndamuzi, hari na musaza wenze. Se nahakana umuntu kandi nta n'ikibazo ari gusa. Waje nagira ngo biravugwa ko aba bagore uko ari babiri, yaba Asiya nawe wavuze, ariko Asiya ya mudamu wa Pastor kuri Pastor Theo Nzahuke, uretse gato ari kumuzanya itero ko uretse ubita Pastor Mutesi hamwe na Asiya, n'abantu bafitanye amakimbirane tuvugana kuri social media, barimo barabica biracika ko bashaka no kwica n'iki byose ni ibintu biri guhitana. Reka maze n'akavideo kabo noneho tukaganiriye n'akavideo cyangwa akaudio ibyabo ntacyo ishyiramo ibyo ushyiramo byose, reka tubikinde noneho tubyumvishe n'abantu aba bantu ko ari okay. Niba ari ibyabaganira birahagaragara hanze, gukina barabisomye hanze, ntabwo ari ibyo ufite mu ibanga mu gikari. Ntabwo ari ibyo mu ibanga, niba biri hanze ubikina, ariko turabikina. Nimba ubwo Pastor umwana inshuti ubu ntabwo ujya gusura Asiya mu ibanga.
mwibanga kuki uvuga mwibanga gusuramo mwibanga mwiza nyine uko akunda umuntu anyibye agasura uretse umbaza se wowe hari undi muntu ufite isura mwibanga baze kumuganga bijyayo gusubiza ibikorwa mwibanga nagana ikibazo ni kimwe nuko iyo inshuti y'umugabo agiye na za nshuti zirabura cyangwa se hari izigendana n'umugabo cyangwa se n'umwe mu urwo rugo ariko hari n'iziza bucece ariko ushobora kuba hari aho ujya usura bucece ntabwo upfuye kubibaza gusa umuntu yize kuba mu makuru uriya ujya usura bucece hari umuntu yize kuba mu makuru ngo buriya ngo cyane iyo umugabo yapfushije umugore ikamuvuge gutyo batagira ngo ni hasi turi kuvuga ngo iyo umugabo yapfushije umugore none ngo wa munsi wo kujya gushyingura buriya ngo ahava umugore bazabana mukuye ku irimbi ndateza ko izo ari imvugo z'abantu nyine zihari ndetse ni ngombwa ngo abaje aho ku irimbi ni ngombwa ngo ahita abonamo uwo akunze ntashobora kuzatwara bahita butana yihise ibyo ni ukudukabiriza abagore ko abantu ugereje kudukabiriza no kudufata uko ahubwo n'abagore ko bameze n'ibyo ntazi n'ibindi byose njye nawe bitabayeho turabivuga uko tubyumva ko nta byatubayeho ntibikanatubeho ariko nabyo ni ibikabyo ubwo se abagabo bumva ko tutari abantu babateze cyangwa bafite ubwenge cyangwa ubuse ntabwo tubona bashaka bamaze imyaka 2, 3, 5 ntabwo tubona se badeside ntibazanashake ari abagabo kandi bakiri n'abatoya aya kwirimbi ni kwirimbi aya magambo baravuga nenda byumva ariko njye ndifata nk'amagambo yari hakurya i Nyanza hari umugabo wapfuje umugore amezi 8 atangira kurambagiza none se kumva aramaze amezi umva nyine arane urumva yaramutanye uwo munsi none se urumva yamuramugiye yari saho samuramugiye ariko urivugira ko aramezi uwo munsi kubera iki kuki tuva ko yambagiye nabereka mu rusengero ubereka mu rusengero hari n'ibyo bari basanze banaziranye na mbere yuko uwapfuye apfa hari igihe bari basanze banaziranye amaze ubu batarajyanye kwirimba ntago bajyanye kuko baziranye uwapfuye atari yapfa niba baranajyanye ariko siho bamenyaniye bari baziranye uwapfuye atarapfa urakoze cyane reka twiganirire icyo akora Asiya turamushuje kandi tumusabye gukomera no wenda ibintu biri kuvugwa reka tubicine ariko kandi nakomeze kwihangana dukurikiye rero tugiye gukina video Pastor Mutesi yivugiye ubwe asaba imbabazi avuga ko atazanasubira kuri social media ndetse na channel itagira neza TV iri ku isoko ngo akeneye miliyoni 10 reka miliyoni 10 hari ubwo channel yabihembwa miliyoni zingahera 10 se cyo yaba ari nk'imwe nari gushaka abakwishyura bakayimwerera akayigura ari nk'imwe ayici ibyo reka twumve ibyo Pastor Mutesi yavuze Pastor sinigeze mpoza Asiya n'uriya mugabo sinzi nuko bakundanye sinzi n'igihe bamaze gukundanira cyokora nabimenye byabaye uko niko kuri kwanye ndi kubwira abakunzi ba Pastor Mutesi ndi kubwira abafana ba Pastor Mutesi batazi ibintu byari kuko iyi ni propaganda yakozwe ngiyi Bibiliya sinzi umuntu wasohoye ariya majwi nanayasohora sinzi icyo yaragamije ndashaka kubabwira ko ngiye gusezera YouTube kubera impamvu z'akagambane gahari impamvu z'urugomo n'ubugome biri muri aba bantu ndayisezeye izi message nazisoma ariko namara kuzisoma mumenye ko isaha n'isaha uyu muntu ashobora kunyica nkuko yabimbwiye ariko wenda n'ibicyo yamuharaga ariko ndi kuri YouTube nimpava wenda ntabazaba akinyishe nkuko yabimbwiye ngo ahantu ashaka kuzanshyira yari kumbwira ngo wandaya we wambwakazi we ndaje vuba nkwanikirize nubwo wigize indaya y'abasirikare ngo urakanga njyewe wapi ndaje nkwanike ndamusubiza ngo toka shitani mu izina rya Yesu nunyanika Imana izanyanura wowe nakumennye umutwe niba mwanumvisha amarikode ndi kuvuga ngo nakumennye umutwe wanzoka we n'uyu muntu twabivuganaga ntabwo yari Bosco Mpaye arambwira ngo ubwo bodiyo bwawe unyita inzoka ngo wamennye umutwe umenye ko utazawumena n'abanjye bakwegereye ahubwo itegure tukumene tukwereke
ari twebwe wandaya we mbaya yirirwa igenda kuri Pastor Claude ngira ngo ndakubwiye ngo nutava kuri Pastor Claude Bosiko Impaya Zekiyeri Mugwiza na nibishaka umuhanuzi uziza ko avuga uburaya bwawe n'abo basirikare narumvise ko wabareze mu nkiko ariko nibagira icyo baba nzagusuzanya n'abo bana bawe mbashyire aho abandi banyarwanda bari kuri Ndudukaga turekera ahangaha ntabwo ko ibintu birimo urupfu ibintu birimo gutukana ibintu birimo guharabikana bakanyeganyega koko ibyo nibwo byumvise bwa mbere tekereza n'abapasiteri bahanganye tekereza abadamu b'abapasiteri bahanganye se uwo wabwirwaga uramuzi uwo ni Mutesi wavugaga ibyo uri Mutesi ahubwo yari ari kubwira ndi ntumvise bagira ikiganiro yakoraga niyica no aho ngaho ari kuzica n'uyigira neza iyo niyigira neza niyo iri kugurishwa ahubwo niyo iri kugurishwa niyavugiye hirya gira neza TV niyo yavugiye niyo iryo jwi niho riri yes uri Pastor Mutesi aseze nayo tubicano niyo uwanditse ibyo ntabwo ari kumuvuga hari ijwi rye hari na comment asomye message asomye ariko zo ntabwo yavuze uwazimubwiye uyu muja kumwica niwe tavuze ntabwo yamuvuze uwazimwandikiye nyine naruriye no kumuvugana ibyo avuze birahagije ariko buri wakinaza kayisoza yamwumva ayakihore birahagije buriya rero abanyarwanda ni abahanga cyane abantu bavuze ngo akarenza umuntu bakabashyiraho amagambo abandi bakaririmba ngo ujye wihutira kumva ariko utinde kuvuga none bageza witana inzoka bageza witana indaya witana abantu b'abapasiteri biza kuri YouTube gute barifashe sinongere kubivuga ndavuga icyo numva ndavuga ikindi ariko byo bintu byahariye urakoze cyane nk'umuntu wumvishe iyi audio birashoboka hari abantu bagira impano yo kwihanganisha abantu niki wabwira Pastor Mutesi ubutumwa icyo kumubwira si cyo cy'ingenzi cyane kuko hari ikindi gihe nigeze no kumwandikirana message turandikirana tujya twandikirana n'undi message no muri iyi minsi nakoze impanuka Mutesi yarantegeye ariko icyo namubwira naramuka bishoboye agasezera nk'uko avuze bizamubera byiza nicyo namubwira ariko nawe bishobora kuva kuri YouTube uba kuri social media Pastor Mutesi yabishobora atabishobora urufunguzo niba urufite njye ndashingira ku byo yivugiye wowe urambaza uti wamubwira iki ntabwo nanjye nshaka kujya muri byinshi koko ariko Pastor Mutesi Dacienne mukobwa wanjye twabanye twasenganye Beteli kuva 9 muri 2 tugasenga n'akamashashi turaziranye wenda uri bwumve bimvuze cyangwa undi muntu ubiza ari kubwira urabizi twarasenganye hari ahantu wayoboye itorero risengera mureto wantumiye inshuro 2 mu ivuga butumwa tugaterana neza rwose nuramukubishoboye ukava kuri YouTube ngo kuvuze kuri iyi mihanda ukavaho nicyo nakubwiye muvandimwe arambaje ngo niki nakubwira mushumba Pastor Mutesi bikomeze rwose usezere nkuko bivuze nubishobora bizakubera byiza kuko bigereye ubu nyuma y'icyaje bivuga byose bishi kuri izo message wisomeye umuntu yakwandika kuko ntibazihimbye ntiwaziyandikiye urazifite urazisomye turazumvise nubishobora Imana igushyigikira ubishobore ibi byitwa imihanda cyangwa YouTube channel cyangwa social media ubiveho Imana izaguha ibindi ukora Imana izaguha urundi ruvugiro ifite imvugiro nyinshi neza atandirenganya urumbaje ikibazo icyo nabwira Mutesi nuko koko yabikomeza Imana ikamufasha cyakora uko mubona no gusezera bizamugora uzajya wumva yasigutse yavuze nanone kandi muravuga bisegera Pastor Mutesi yava kuri social media yaba byagukundiraga ariko ubwo yabyanzuye ubwo yabivuze akabitangariza ku isi nuko yanapfukamye arahirimbira kwisi ubwo abivuze arabikora ubwo Imana imushyigikire abishobore abiveho niba bigize ku rwego abantu babwirana amagambo kubera bintavuze amagambo akomeye ndikumva harimo n'ibyagira n'inzego zibijyamo zibishinzwe kwitana abantu inzoka ntabwo nashaka kubijyamo yamwe nawe ukabyarawe muri ibi bihe ave rekeraho kihorere kandi mbwire Mutesi nkuko mbwiye kandi namubwiye nawe n'umuntu uzamubwire ko ari nicyo itekerezo singimuhaye
niwo mwanzuro yafashe, ahubwo Imana nimushyigikire muri uwo mwanzuro, utuze ujye mu rusengero uvugiremo, usenge, wigishe, ubwirize, utahe, ariko iyi mihanda yatangiye ntabwo ari ukunyerera. None ubu ntabwo ari ikiruta kunyerera ni iki? Ikintu cyihariye kunyerera yacitswe nk'impamvu. nicyo namubwira, ikibazo wambajije nicyo namubwira. Urakoze cyane, reka twende kumutindaho. Pastor Mutesi ni umuntu uzwi muri social media, ariko kandi reka aryohera abayutubazi cyane kumuvugaho biroroshye, nimba ari ijwi rye, nimba ari izina rye, yaba yabaryoheraga ariko banamukunda. None se ubwo uwo wandika izo message wese so kuri YouTube biri gusa umuntu umuzi ufite ibyo bavuganaga, yabaryoheraga niba abinjiriza n'amaviews, hazara bagira n'amacano yafatishije, ntago ari nk'iyanjye nani yenda zitaramenyekana hari, ubwo wenda nabinjiriza koko baba banamukunze se byibuze, nibura babyibuka ko abinjiriza ngo banamukunde, bareke kuma izo comment ama message y'ibitutsi byibuze. Ibaza ariko niba koko wenda atuma abantu bareba bakama views, ariko banyira amacano aho kumukunda bakamubwira amagambo nkayo, akina byari ibintu binakabisha. Izo mvugo ziraremereye, ntabwo ari imvugo zikwiye, nuko cyakora Imana ishyuye ko yahishe uwazimubwiye, waramuzi abigumane kuko izo mvugo zirakabije, ntabwo ari imvugo y'umuntu. Reka tugaruke kuri Asiya. Biravugwa ko agiye gushaka umudiaspora. Aya makuru wowe yazi? Ahubwo kagira inkuru urayazi wowe? Kandi Pastor Mutesi abavuga ngo niba mumuranye umudiaspora ni ibise byandagaye ejo cyane, ibindi bishyashya nagiye ngo ibingibi ariko ubundi abantu bazanasobanurire ngo umudiaspora ni muntu ki. Nahise uyu nguyu bavugaga n'umuntu numvaga bavuga ngo yaje ngo ari n'undi nuwa igihe cyinshi abari ino, ikindi akaba si umudiaspora ni muntu ki. Ubu numvise ngo navuga ngo ni Pastor TV, ujya kuri YouTube wese yarabyumvise, ese birakumbona ngiye ngurikiye n'imvugo numvise ariko zabo hari amaudio yakiniwe kuri channel y'Ikaze TV hari ngo kuvuga ibintu nawe bikorera byiza tagira ungendana kundi ko ndumva hari audio ziri zakiniwe kuri Ikaze TV, Asiya wavuze avugana n'uwo Pastor TV, umvaga aryo kubana. Ntabwo ngiye mbona ko byari ibintu bifite ingufu cyangwa biremereye, niba ari n'ibyari hagati yabo wenda bafitanye urukundo, ariko ngiye nkurikije audio numvishe ya Steven na Asiya bavugana, nge ntabwo mbona ko kubana kwabo kwari ikintu gifatika gifite ireme, cyetse nayo twebwe wenda dufata ibintu tukabiha imbaraga mu mivugire yacu. Amana yitumbisha no mbona hari igihe avuga umuntu yafashe title yakwisara ukagira ngo ni ibintu bifatika bikomeye, ariko ngiye nkurikije iyi mvugo numvise zabo bavugana bombi, nkibona nta n'umubano ufatika wari uhari, nta determination bari bafite, nta mwanzuro, nta gahunda bari bagafashe. Cyakora baravuganye, baricaranye se, baraganiriye se, barabivuganye se, ariko impamvu nayo nikanze nuko hari ikindi gihe nize kwitaba telefone, kuko maze gusubiza abantu bambaza ku bya Asiya nk'inshuro 3 cyangwa 4, bakabaruze kwigurira ngo koko ngo hari umunyamerika ugiye kumujyana, hari n'abari bigize kumbaza ngo ese ko ngo yaramujyanye, hari n'ibize kumbaza ngo ko se koko ngo yataye abana. Ariko rero hari nabo kandi ngo abo bose bavuga, ubabajije aho atuye wasanga nta n'umwe uhazi, naho atuye ushobora gusanga ntawe uhazi. Kandi nyamara ikigutangaza umwe bikuntu ari umudamu witurije, uri kumwe n'umuryango we, uri kumwe n'abana be, umudamu utavuga menshi, ubicishije make, wiyubashye ukuntu. Ariko abantu bavuze ibyo nitabye telefone nk'inshuro 3 cyangwa 4, wese akamaza ariko ko tuzi ko ari inshuti n'inzahuke, tubwire kuko yaragiye. Ese wamenye ko yagiye ngo yaragiye ngo umuzungu aramujyanye, kandi ubwo bakabimbwira wenda mu kanya Asiya twanavuganye cyangwa twanabonanye. Ni nk'ibyo rero ibyo byose undi ntabyo birasi simbona ko hari umubano biriya. Icyakora mbubona ko baravuganye, baraganiriye, barashyikiranye, ariko nge simbona ko harimo umubano. Akora ko inshuti y'umuryango, urumva ntabwo se yaje ikinaguhisha nk'umuntu wa inshuti y'umuryango. Wowe wawe bizutiho ibiki ibyo byose. Asiya nta kintu yampisha se kuryo yambwira n'ibyo bateganya kubana. Inshuti y'umuryango se bisobanura ubwo umuntu ubwawe ko turi inshuti, imigambi yawe ndayizi, ibyo wese ntabwo turi inshuti y'umuryango wa madamu waranzi, umwana w'uyu tunani kumwe kuba inshuti n'umuryango ntabwo bisobanura kwinjira mu buzima bwabo. Kandi ikindi uyu mumama tutagomba no kuvugaho byinshi nawe,
ndababariye abantu bari kumusongera biri bikomeye biracyahari kandi baracyavirirana imyaka 2 ntabwo irashika ntabwo bivuga ko ibyo bisa nabimenya mu buryo kugira ngo menye ngo afite gahunda yo kubana na naka icyambere sinabimubaza ibyo si ibindeba niba we yabimbwira gusa simbizi ni inshuti n'ubu tubavugana gakeya tuvugana ntibyo yavuze ngo naba namusuye mu ibanga sinamusuye mu ibanga namusuye ku mugaragaro nta nduzi bikorwa mu ibanga rubaho n'ubu namusura nawe uzamusure n'undi wese azamusure izo sura zawe se mbwira ahubwo nitubabwira mu telefone tubaze igihe azari tuzamusura tugende tuganire n'umubyeyi uganira rwose iyo muri araganira tubona ko mu nzira batuje ariko ujya araganira umuntu rwose uganira kandi ucishije make ariko ikibazo umaje aragusubiza ntabwo ibyo byo kubana bavuga ngo cyambere sinabimubaza keretse ayo bimbwiye kandi niza ko yabimbwira aho uko abona ko ari ngombwa ibyo numvise nanjye nibyo bivugwa ama video baraza nawe uducyuducyudu agira amaratajyana nko gusonga umuntu ugire ko nabibona Imana ishimwe ko ndafite umutima ukomeye wenda bikamwangiza akubera ibintu ntabwo bari byiza bisa no kumfatanya n'ibikomere kajya kwitaho ibi byose ukazana n'ibyo twavuga nyine hase bose abantu batagira amatitre ya pasteur ntabwo bazi no kuyubahisha tuvuye kuri n'uwo nawe bavuga ngo ni Steven nawe ni Pastor Steven ubuse uriya wavuze ngo aya majwi ntazo washyize hanze ubundi yakabaye amuzi uwo yashyize hanze n'uwo bayavuganye ntese bayavuganye ntamuzi kurumvara ntagazo washyize umva nkubwira washyize hanze mu kwibutsa uganiriye kuri Asiya mukavugana biriya niyo wasohara ama audio ayaha abantu ashaka ku mpamvu ze ahubwo impamvu yashyize hanze wenda niyo utahita umenya ariko nayo wice buriya wayimenya mu bintu mwaganiraga mu bintu mwavuganaga aho mwashwanye aho mwasetse aho mwiyunze byatuma umenya impamvu yashyize hanze cyangwa se n'ubundi urayizi muri make cyambaje kuri Asiya ikintu cyanaguze Asiya rwose n'abajyaga bimbaza iyo abanagiraga amahirwe iki kiganiro kikumva n'abajya babimbaza nta muntu wamujyanye nta muzungu yasanze nta mujasipuru uhari nta n'abana yataye Asiya tuye hejuru ya kaje vuba uzamuke mu gahanda kari hino uturutse i Kigali ugiye kwinjira mu santere ya kaje vuba ukazamuka hejuru zanamusura hejuru no watuye araharari mu bana be ameze neza arakomeye arasenga Imana arashima Imana kandi rero ubona ari kumwe n'Imana mu buryo bugaragara icyo nakubwiye urakoze cyane iyo dukuriye amakuru y'aba badamu ko ari babiri tukakurikirana no bita Pastor Claude tukakurikirana no bita Nibishaka Theogene aba ni abantu bahitinze kuri social media nta utabazi ariko iyo dukurikiye Claude avuga neza ko yarazi neza amakuru y'umunyamerika washaka gutwara Asiya afite n'amarekoda simba twayakina ariko kandi numva atera ngombwa ntabwo ari ngombwa ariko kandi aba bantu bihagije none nk'umuntu uvugana na Asiya n'ibi bintu biri kumuvugwaho n'iki byose ndabizi neza ko uri umujyanama mwiza nk'uko uvuze uti ndamutse ari umuntu mfite uburyo ki Pastor Mutesi yanyumva yacika kuri social media gaho inama nanone ugira Asiya kubiri kumuvugaho ega uriya rero muvandimwe nuko bose turi kuvuga banatwihanganira ntabwo twabaseseje nta kibi twavuze biravuga ariko buriya natwe nanjye nawe buriya hari ibyo tuvuga urabyemera kuko ngo uwanze kuvugwa yaheze mu ndanyi uriya n'igihe umuntu avugwa ariko abantu bakabari kumwamamaza ngo no gutuma yandika izina pe kuvugwa natwe kuvuga ngo namugiriye inama we ntabwo namubwira ngo acike kuri YouTube kuri ntagaragaraho cyane we nta n'impamvu yanayivaho icyakora namuririmbira ka karimbo nakubwiye uzumvisha amatwi ashyira ubwenge bwawe kandi hutire kumva ariko utinde kuvuga ugire ngo ndaguhana oya n'inama njyewe naguhaga niyo nama nagira se iyo nyine amatwi yo ntazayafunga abiriyeho kumva asanzwe agira impano yo kuvuga make mubyeyi wikomereze gutyo rata ningira umugisha hari ubumva iki kiganiro akaba abikubwira
wikomereze gutyo n'ubundi usanzwe uvuga make witurize umuntu wese avuge wumve wihutire kumva ariko utinde kuvuga muri make inama nagira siya ari n'ibishoboka ntagire n'ibiganiro akora ku ma YouTube channel muri iyi minsi atuze yiturize bavuge bavuge yirerera abana bavuge bajye kwiga bavuga akomere bavuge ibindi byihore nta kiri kuko niyabuza bavuga kuvuga ariko tugaruka ku bagore beza ubundi umugore mwiza kumurambagiza adafite umugabo hari icyaha kirimo icyo wita umugore mwiza ni iki wowe umugore mwiza n'umeze ate ufite isura nziza kumurambagiza adafite umugabo hari icyaha kirimo adafite umugabo umugabo yaragiye yaramwigeze cyangwa urugero nka si nta mugabo afite rero uvuga siya ntujeneralize ngo n'abandi bagabo badafite abagabo kumurambagiza ari icyaha reka noneho ngo usubirishe Bibiliya basi ubwo uvuze n'abandi bitakira siya reka ngo usubirishe Bibiliya rero ni igitabo cyiza cyane hari impuguro Pawulo yatanze kuri icyo kibazo kandi nibwo ntanabisoma n'umuntu utabizi n'indi n'ibintu byisobanuye sina ngombwa wenda kuvuga ibintu byinshi Pawulo yavuze ngo iki mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorino ibice 7 umurongo wa 39 uteze amatwi ndakumva rwose umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwashaka cyakora iyo ari mu mwami wacu cyakora ngo ariko naguma uko ari niho azarushaho guhirwa ko Pawulo yavuze ati nadashaka kigumira ntabwo tuvuga siyo ariko bivuze ari mu mwuka cyangwa bivuze nk'umuntu Pawulo umva ukuntu bakora ngo uko niko nibwira ku bwanjye kandi ngira ngo nanjye mfite umwuka w'Imana ariko urumva yari mu mubiri yabivuze ku bwe bwite nubwo yari afite umwuka w'Imana ariko ntabwo ari Imana yabivuze turi kuvuga ku bwanjye iki kiganiro twatangiye oya iki kiganiro nicyo twavuze si ku bwacu gusa nta bantu birigisha ntabwo biragira umumaro ni ngombwa ngo bibe ari ko Imana yabivuze wa mugani se wa Pawulo Imana iri muri twe ntiyakoresha ibi byose tuvuze igakiza umuntu bivuga ngo ari mu mubiri se ngo ari mu mubiri se ni hehe ubu se umuntu utari mu mubiri ninde utari mu mwuka ninde umubiri n'umwuka umuntu abirimo aho ari ugiye mu mwuka ntabwo ahindura ishusho ngo umuntu asa ukundi kuntu uko wamubonaga ari niko aba ari ariko akari mu mwuka ntabwo aba ngo ari mu mubiri nawe yavuze ati nyamara nanjye burya afite umwuka w'Imana kandi ikindi izi ni impuguro nduvuga ngo ntabwo ari itegeko urakoze cyane yaravuze kandi koko ubwo nasubizaga ubwo twabyamba ntabwo bikiri kuri Asiya biri ku mugore wese wagize ingorane agapfakara umugore wese wagize ingorane agapfakara ahambirwa na mugenzi we akiriho iyo apfuye aba afite uburenganzira bwo gucyurwa n'uwashaka nk'uko Pawulo yanditse ndibwira ko ngusubije neza ariko abagore bihangana agapfa akiri mutoya ariko agahita agapfakara akiri mutoya agahita desida akabuti umugabo ugasanga arenza asaza ndabazi rwose hari uwo nzi wabyanze afite umwana umwe hari uwo nzi wabyanze afite babiri hari n'umugabo nzi wanzuye ko atazigera ashaka ariko si ibikomere bafite ni ibikomere akenshi na kenshi abo bakunda kubiterwa n'ibintu bibiri hari igihe mugenzi we aba yaramubereye igikoko gikomeye iyo ari mu muhanda buri gihe akavuga ngo bose niko bameze ntazongera ngashaka nkabona nkuriya nzarinda nipfira iyo ni impamvu ya mbere iya kabiri hari igihe mugenzi we aba yari imfura koko yaramubereye Imana yaramubereye mugenzi we mwiza akamubanira neza yamara gupfa akavuga ngo nta wundi nzabona nkuriya reka mbyihorere hari umugabo nzi wavuze ngo base ngo buri gihe ngarabona ngo umugore we ngo ari kumureba ngo ya abwira abana be ngo mama wanjye atazabona nasinye undi mugore ku buriri bwe ikabwira abana ati papa washa ati we abana banjye ntawe nzashaka mama wanjye atazababara abonye nasinye undi mugore ku buriri uvuga ngo mama wabo bana yaramubaniye neza amubereye imfura akumva ko nubwo yapfuye ari kumureba ni ibikomere n'ubundi ibyo ni ibikomere
uwo muntu ndamuzi rwose no mu isi yashize twaramukanije yanze gushaka abwira abana ngo mama wanyu atazabona namuzana undi mugore ku buriri. Ni ibintu bibiri kuko mubwiye uwagize urushako rubi ahora atinya ko n'urundi rwaba rubi, ariko hari utinyuka akavuga ati niba wari nzabyakira gutya. N'uwagize urushako rwiza akavuga ngo kubona undi nka kanaka ntawe nazabona. Pawulo yavuze ngo niyo mpamvu yavuze ngo aramutse adashatse nibwo yahirwa kurutaho. Ko Pawulo yavuze naho nta mugore agiraga Pawulo. Nitumubona tuzabimubaza. Katurindire Pawulo tumazana gusa shaka ko wa mugabo we Pawulo harya Pawulo yaguye i Roma. Pawulo ari umwisiraheli akaba umugira iki ndere mwisiraheli nyine akaba umugira iki akaba n'umuroma. Pawulo njye nawe tuvuye ngo yari afite umugore cyangwa ntawe yigeze, n'ababivuga bose nta definitive baba bafite mu guteganya no gukurikiza inyandiko ze. Hari n'abakurikiza inyandiko ze bakavuga ko yaba yarafite umugore. Nabyo bimenya ko aravuga ngo kiriya gihe kigo nta muntu wahabwaga ijambo mu nteko y'Abaroma adafite umugore. Nabyo biravugwa bakavuga ko atari gushobora kujya yandika ibintu byo guhugura abagore n'abagabo anabivuga akabyinjiramo atarabwigeze. Bakuvuga ko ngo umugore yaba yaratandukanye nawe Pawulo yegukiye ivugabutumwa burundu amaze kubonekerwa na Kristo bakabonana akagendwa akazenguruka ko atongeye kubarana. Ari naho hari aho yavuze ngo abadafite abagore ngo bamere nk'abatabafite. Hari ngo wenda ngo natika ko bamera nkanjye. Nta kintu kihari cyemeza ngo Pawulo nta mugore yigeze cyangwa yaramwigeze. Nta cyemezo gihari kibihakana kimwe ko cyemeza. Niho bize nka rwandiko rw'Abaheburayo bavuga ngo bikekwa ko ari rwanditse ariko nta cyemeza ko ari kuko kugeza urwandiko rw'Abaheburayo ntabwo ubushakashatsi bwari bwavuga umuntu warwanditse, ariko ngo bigakekwa ko yaba ari Pawulo. Wakurikije inyandiko uko itangira uko isoza, ariko ashobora n'undi yamwigana akabyandika. Ni nk'ibyo rero ntabwo ngo nta mugore yigeze cyangwa yaramwigeze. Pawulo niwe ubizi. Urakoze cyane kandi Imana igumugisha. Ariko nyine reka tubwire Asiya nimba afite uwakunda babana nta kibazo tuzatayeho. Nta tegeko rimubuza rihari kandi nta n'uwabivuze ko amubuza nta n'iki ntakora cyane na mutoya, kandi yaba mutoya mukuru ni uburenganzira bwe. Igihe azashakira azabitubwira tubibona. Urakoze cyane. Reka dusoze kino kiganiro. Reka dusoze icyo kiganiro kuko twazana twinshi kandi turiravugwa byinshi cyane, ariko reka dusoze iki kiganiro. Imana ibaho umugisha kuba dukurikiye. Mwumvise ko ari muri ijambo ry'Imana tuvuze kuri Pawulo. Hajya mbere twasomye mbere muri Luka 20:31 nibuka neza twa Yesu abwira Petero ngo nagusengeye ngo ukomere kwizera kwe kudacogora numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Murumva ko ibiganiro byacu rero biba birimo n'ijambo ry'Imana n'impuguro, kandi ndakeka bikomeza kubagwa neza no kubafasha. Imana ibamugisha. Nimba hari akandi kantu wumva utasiga utabwe bakunze ibashira mu TV hamwe na kwize na Ziraziritse TV kavuge kugira ngo mu bihe turimo dukomere twikomeze mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Dukomere tujye imbere kandi abanyarwanda tujye gukomera no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Tuba umwe ndi umunyarwanda yimakazwe, twibuke twiyubaka. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Tubutse kubasoboza kandi no kubashare ku nshuti zanyu, kandi mwibuke ko uyu mutumirwa wacu Kwizera Valens atarakira impanuka, atarakira imvune yakoze mu mpanuka. Tubutse ukanda kanya kugira ngo nawe abone agasukari. Sengera abantu bazakanda akanyenyeri. Data twese uri mu ijuru, umugisha umuntu wese ukurikira iki kiganiro kandi ujye ubana nawe mufashe. Turasenze ngo nucyumva arwaye ujye umukiza kubwo kwizera. Mana turasenze kandi turizeye ikibazo cyari cyo cyose uri Imana isubiza kandi ufite igisubizo cya byose. Baha umugisha kandi natwe turushaho kutwagura kuyicano. Ujye uduha byinshi byo kubwira abantu bahemwe n'Umwuka Wera. Twizeye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mana